Era computer dele nzamwibukira kuri iyi hedi yiwe to ni icyambere n'ukuntu shaho to turi mu kiganiro kumva urutuye nk'ibigambo magana ngahe utumunsimenye n'icyari agatangira kuzanamo za rezamfa za kizose rezamfa icyambere nzamukumburamo gukora surprise ku buriri ya buri munsi genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese reka nizere ko mumeze neza cyane kandi reka nizere ko abantu badukurikiye mwamaze kumenya ko nta handi y'umuntu ari mu mujyi wa Kigali abagomba kujya gufata amafunguro uretse muri Gift Restaurant. Nitwa Sam Gakire kumwe na Jerry n'ubundi ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Dukomeza urugendo rwacu tuba twicaye hano nk'abasaza nk'abaserikari. Gasogi mambo vipi? Mambo yetu Musa. Men, aba bahungu banje rero ubu ngiye kubaherekeza musko bagiye gusubira school. Yana byari byiza ko bana namwe G Nazareti. Onja kunyema ngo sati mafiosa. Umvase. Nazareti. Wawe. Fabri bimeze biteze? neza neza ati kuzanye none aragufite mu bice byose. Men reka twivugire ukuntu nyine vacancy yari imeze itese mwana. Vacancy yari imeze neza. Njaza tuhora tujya kugura inkoko tukabitakura. Fabri. Muse ntago uzakumbura Gasogi subi Nyamasheke. nzamukumbura gusa nkumbura gute se kandi tugiye kwiga ahantu hamwe. Oya reka tubanze turebe ko ubwo agiye Nyamasheke. Yazaba ari Nyamasheke. hano nzamukumbura turiya ariko kuko nari igihe kinini kigiye gucamo turiya wagipita ukajya nkunyuzura mu kigo nk'ibisanzwe. Cyazo nuko utazi na doro nase uzamenya doro uzajya uraramo uzabanza uvuga ati patero hanyitsanze. Ariko ntago ibyo bintu byari byakunda. Iyo ni uburyo twatekereje bwuko bikunze naho ashobora kwiga muri body soul nkuko nawe yigamo ariko buretse ko kubikonfirma ntago birarya neza. Fabri Gasogi uzajya mukumbura kuki? Nzajya mukumbura bisanzwe hari ibintu nzakumburamo Gasogi. Icyambere nzamukumburamo gukora surprise ku buriri ya buri munsi ko nzamukumbura nanjye nzajya nyikora nzajya mpita nibuka Gasogi. Ikindi ni utugambo zane narashyizemo nayikuyemo kuko yagabanyije turiya wabaye umuntu mwiza. Ndakeka ari ibyo ngibyo nzamwibukiraho tu. Gasogi we Fabrice ngo mashini ntuza na mashini nzamwibukiraho dera computer dele nzamwibukira kuri iyi hedi yiwe to ni icyambere n'ukuntu shaho to turi mu kiganiro kumva urutuye nk'ibigambo magana ngahe utumunsimenye n'icyari agatangira kuzanamo za rezamfa za kizose nk'ibyo. Niki cyiza wabonye kuri Fabrice mu gihe mubanye? Fabrice ni umuntu mwaciringa ariko nyine nanone byaba na ngombwa mugafatana kuko bacu umugani mu cyangwa ati ntazi wana zidakomanya amahembe. Fabri niki cyiza kuri Gasogi? ikintu Ikintu wamushimiye nyine cyiza wamwigaho nk'umuco mwiza afite. Agira ibanga. Nyine hari amabanga tuba tugomba kuvuga nayo tutavuga. Hari ibintu mwampishe byinshi cyane. Gaso wamenye umuceri. Asha ujye bireka. Ibanga ni rya babiri iyo hajemo wa gatatu birapfa. Ubu kuvuga ngo twabanaga mu nzu hari ibintu mwampishe. Byinshi cyane. Mwakoze. None bazangana Kadoga bize. Tukamenya. Kadogo nawe wasanga bize. Kadogo bundi ntago yabimenya. Ejo bundi ntago yahita abimenya. Hari n'ibindi byambere. Ariko nyewe ntago nyine iyo ushoboye wica wijya kwijyamira ukahita ufata agakombe ukanywa amata ntago ujya gucekinga se hari ikintu bishera ibintu nk'ibyo. Hari ibintu ugiye gukubitana nabyo mwangije. Genda ugire Ego ndibuze kubareba iwanyu mwese. Tubyibere uransa Kamenge gusa n'ujye Nyamasheke.
Anyway, ni byiza cyane impamvu y'ikiganiro rikashimira umuntu wese twabanye muri biruko rikashimira umuntu ukunda Fabrice cyangwa se umuntu ukunda Gasogi. Abantu bagiye batwereka ko badukunda cyane, abantu bagiye bahamagara Fabrice cyangwa bagahamagara Gasogi bavuga ati abo bana ndabakunda, nanjye twari turi kumwe nk'umuntu ubu bari hafi kandi abana bambere abajyama abana, ariko aba naba young brother ntago njya mbita ngo abahungu banje, uno nsigaye mbita aba bro. Tujye inama se bigakunda. turunga ibitekerezo babura b'imodoka Mwebwe mu nyungura ibitekerezo kandi bigakunda. cyambara n'ukumvikana rego rwumvikana ntacyo rutageraho. Ibyo ni byiza cyane. Reka rero nanjye mbashimire ukuntu mwabaye abana beza, mwitwaye neza, mwasubiye mu masomo kandi mwazanye n'amanota meza. Ibihembo byanjye byo ntago aba ari ngombwa ko nza kubivugira kuri kamera, murabizi ko muri abahungu banjye mbakunda kandi mbifuriza ibintu byiza. Ikindi nk'impanuro musubire ku ishuri, ibintu by'ibiganiro, ibintu by'ubustari, ibintu bijyanye no kumva ngo ndi Gasogi, ngo ndarapa, ibintu bijyanye no kumva ngo ndi Fabrice, ngo banzi ku mivugo birangiriye hano. Ubu mugiye gusubira he? Shike. Ariko nyine ibintu ngo bya Gasogi yohoho ngembica ku marembo y'ishuri kuko hari ukugerayo Ticha Madiba akaguhondagura ukatuvuga ati rwose Ticha mbabarira cyangwa se Ndumba wa Ndumba, ubundi niko aka Ndumba wa Ndumba. Uzagera akavuga ati wanyita Ndumba mu gihe ngana amazina yanjye. Aragukubita no bya bindi ikigo gikubita njye buranda cyemera buri ariko ikigo kidakubita njye nago nakiga. None se niki kintu ukumbuye ku ishuri Fabri? Yes, kintu nkumbuye ku ishuri nikumburiye inshuti zanjye, nigomba abarimo banyigishaga nkafata. Nikumburiye Ticha Everine wigisha Ikinyarwanda, akabona nyine mu Kinyarwanda nyine mbonye amanota mabi. Ticha wemba ndeba hagiye wazare kuri cyo wafashe kandi kirazira. Rwose Ticha ihangane niye nawe none reka nznkire mu mwete. Njye muri mwarimu wanyigishije Icyongereza nkakimenya mwita Eminem. Yanciye ku Kinyarwanda byenda giciko. Naravuga ati mwaramutse yamfata ibiti birindwi yabaraga ati mwaramutse uri mu ngombajwe zingahe akabarizo nkora nkubita ngo natangira ngo ejo mu gitondo nanyoye amazi metarnya n'ibijumba akabara neza inyuguti zirimo kuri amagambo nangije akamwara niri down wagipitiwe kuriya. Okay. Abo barimu bose babigizemo uruhare kugira ngo amanota ya Gasogi abe meza, improving kuri Stella Nazareth. Ndashimira Masera, ndashimira abantu abarezi bo kuri Stella Nazareth. Ni ikigo cyiza kandi murabizi ko ibigo by'ababikira biba bifite umwihariko w'ukuntu akadiscipline ndetse n'uburyo bw'amanota biba biza hejuru kandi nibyo tuba dushaka ku bana bacu kugira ngo bigende neza cyane. Ndashimira n'abantu bo kuri St Matthews Nyamasheke bafashe Fabrice. Umuntu uzi Fabrice mbere ntabwo ashobora guhagarara imbere ngo avuge Icyongereza. Imyaka 3 maze ubu ngubu navugana n'umuzungu. Shanwa Wambia katora turisi mu Gishinwa. Turiya Kaje. Igiswahili cyo ntago mukize. Ngamuvugana mu Giswahili. Salamu alaykum. Ni Giswahili se cyo. Nasi uzikora iki? Wapi? Salamu alaykum. Wa alaykum salam alaykum. Kandi. Icyo ni Igiswahili? Hoya icyo si Giswahili. Aricyo Giswahili kanje katora turye ndakibagiwe. Biragisa. Twagiye mu masomo. Makura ni. Mimi nataka takura wewe. Wakumbusha Samara ko kavuga ngo mimi nataka nakula. Wapi? Samara avuze ngo habari zako. Mzuri sana. Wije. Unaitwa nani? Mimi naitwa Gasogi. Jina langu ni nani? Jina lako ni nani? Wewe nyine wenda kubaza. Jina langu ni nani? Nani? Okay. Nuko bimeze Fabri. Fabrice reka rero tumuherekeze tuye kubanza tu dropping Gasogi mu Kamenge ndene duhite dukomeza Nyamasheke. Fabri ukumbuye kurya iki?
Ese kumbe kuri umushogorosha ntago nta n'ukuntu urera ngiye kugera nsanga utarera. Nugerayo niki kintu ukumbuye cyo guhita duhamagara mama waje ateke nyine ikintu ukumbuye ku buryo yamwihorera. uramushyira iki tumushyira iki mama wawe Ndamushyira nyine ntago ari mpamvu kwivugira imbere ya kamera. vuga akantu ngende bugure mushyira akunda iki Mama akunda agatenge. akunda agatenge akunda igitenge Akunda agatenge ko kwiyambara. ibyo se ntituri buze kubivugana ibyo turabivugira hirya ya kamera nta kibazo. Gasage wowe ukumbuye iki nikumburiye meri niyo nagenda gusa byaba bihagije ariko nyine kugenda imbokoboko ntabwo ari sawa. urashaka tumushyire iki mero wawe meri wanjye se ashaka ari gafaranga nkanjye ahangaha aba yimereye neza ariko nyine nubwo ameze neza abakeneye ayandi yo kuranguza kugira ngo kantine bitazamuhombera. reka mbashimire mwese, reka nshimire abantu bose twabonye muri ibi biruhuko, reka abanyeshuri bose bari kwitegura ko ejo bundi bazabasubiye ku ishuri, kamabwira muzagira amasomo meza, muzige musizeho umwete kugira ngo muzagaruke, kandi abafite impano tutabashije gukoresha ibiganiro nizere ko tuzabakoresha next time. Kandi reka mbabwire ngo dufite ikintu bita big concert kuri Noheli. Reka ntangire kubivuga ko dufite igitaramo kinini cyane kizaba kirimo aba bagabo, kizaba kirimo abana bose wakunze mu Rwanda, abamamaye bose, uzaze ucelebrate natwe kuri Noheli. Mu minsi iza ndatangira kubabwira details z'igitaramo dufite. Abangu banje man Big up man. abasa mugende neza man, muzagira amasomo meza kandi make me proud, you know, you have to make me proud ku buryo nzajya mvuga ngo abahungu banje I'm proud of them man. Hasta la vista Fitara kunyana. Genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.